maso nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, izakurinda amajyana masa, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajyana masa, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajyana masa, none no mu bihe bidashira. Imana ibahe umugisha abadukurikiye kuri Dani wifu gitari. Mbere na mbere tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse tubifuriza n'amahoro y'Imana. Tubashimiye mbere na mbere kwitanga kwanyu, rimwe na rimwe mudasiba kwerekana yuko mudukurikiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndi kumwe na mugenzi wanjye hano witwa Dani, amaze kudufasha mu kuririmba iyi ndirimbo y'194. Ni indirimbo yo muri Zaburi y'121, indirimbo y'amazamuka. Iravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwavahe. Ariko uyu muririmbyi ahita atanga igisubizo muri iyi ndirimbo, aravuga ngo gutabarwa nta handi kwava, ngo keretse ko Uwiteka waremye ijuru n'isi. Aririmba igitero cya kabiri, aravuga ngo Uwiteka cyangwa se Imana yo yaturemye, ngo ntizigera yemera ko ibirenge byacu biteguza, ngo ikurinda ntabwo ihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Bene data, aka kanya nabifurizaga gukomeza guhanga amaso ku Uwiteka, umurinzi wacu, umuremyi wa byose. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntigisinzira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha Dani. Yego nawe. Ndagira ngo tuganire umwanya mutoya ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Nzabarushimana Jackson, nkaba ndi umukristo, sengera mu itorero rya ADEPR ku mudugudu wa Samudora. Ariko mbere yo kuganira ijambo ry'Imana, ndagira ngo tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, wowe wera ibihe byose, nyakubahwa murengezi w'ubugingo bwacu, tugushimiye ko ari wowe uturinda amajya n'amaza. Tugushimiye kudahwema kutubera amaso ku manywa na nijoro. Erega ngo ntujye usinzira ntuhimbazwe. Ndagushimiye ko warinze Dani nanjye ukandinda. Ndagushimira kandi ko uduhaye akanya ko kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe rituruta twese. Icyo tugusabye nuko wadufasha kugira ngo dukomeze gufashwa naryo. Dusengeye n'umuntu wese uzakurikira ijambo ryawe, kugira ngo rimubere itabaza rimumurikira, kandi rimurikire umutima we, kandi rimubere inzira izamugeza mu bugingo. Ndagushimiye kubikoze, kandi ngushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, ni igitabo kibanziriza ibindi. Dusome igice cya 2 n'umurongo wa 15, dusome n'uwa 16, twumve ndetse n'uwa 17, twumve icyo Imana ivugana natwe. Ni igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 15, n'uwa 16 ndetse n'uwa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti,
ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Imana ubwayo yari irimo ibwira Adamu, umuntu wa mbere waremwe, sogokuruza wacu, cyangwa se uwo dukomokaho twebwe twese abatuye isi. Bibiliya igaragaza ko ubwo Imana yari imaze kurema ibintu byose, ijuru n'isi ndetse n'ibiyigize, ngo yaremye umuntu. Uyu muntu irangije kumurema ngo imuvana aho yamuremeye nk'uko Bibiliya ibigaragaza, ngo imujyana muri iyo ngobyi. Ariko mu kujyana muri iyi ngobyi imuha amabwiriza, imuha itegeko ngira ngo tuze kugarukaho gatoya muri iki cyigisho cyacu cy'akanya gato. Ariko mbere yuko tugaruka kuri aya magambo Imana yabwiye Adamu, ndagira ngo mu by'ukuri tubanze tumenye Adamu mu magambo make ni muntu ki. Ubundi izina Adamu risobanura umuntu nyine. Adamu ni umuntu, nicyo gisobanuro cy'izina rye. Imana irema Adamu ngo yamuhaye ishusho y'Imana, Imana imuha ishusho yayo, bivuga ko Adamu yari afite ishusho y'Imana 100%. Ariko si ibyo byonyine. Muri teoloji batubwira ko Adamu yari afite ibiro 900, ni ukuvuga ibiro 1000 cyangwa toni byaburagaho ibiro 100. Adamu uyu nguyu ngo yari afite ubushobozi bwo kureba muri rya zuba rya saa 8 akubura amaso, akabasha kuvugana n'ibindi biremwa biri ku yandi masi. Nguwo Adamu. Adamu uyu nguyu iyo usomye iki gitabo cy'Itangiriro nyine dusomye igice cya 5 n'umurongo wa 5, herekana ko Adamu yaramye imyaka 930. Twebwe ab'iki gihe ngira ngo waramye myinshi, uramye myinshi ni imyaka 100 ahari, usibye ko Bibiliya yo igaragaza neza ko ari imyaka 70. Ariko Adamu nubwo yari afite ishusho y'Imana, Adamu nubwo yari afite ibiro bingana gutyo biburaho ibiro 100 ngo bibe toni, Adamu nubwo yari afite ubwo bushobozi bwo kurambura amaso mu izuba rya saa 8 akareba ibindi biremwa biri ku yandi masi ndetse akavugana nabyo, Adamu hari ikintu kimwe atakoze Imana yamusabye, aricyo ngira ngo tugarukeho muri aya magambo mu minota mike dusenga Imana. Imana yaramubwiye ubwo yari imaze kumurema, imushyize muri iyi ngobyi, iramubwira ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko iramubwira ngo igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzagikoreho. Iramubwira ngo umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Ndagira ngo nkubaze wowe udukurikiye kuri Dani with Guitar, ubundi ko Imana yari ibwiye Adamu ngo agende mu ngobyi ahingire ibirimo kandi ayirinde, nk'uko ijambo dusomye rivuze. Tubona ko mu bintu Imana yaremye ntabwo yigeze irema isuka. Ubundi Imana yari ibwiye Adamu ngo agende ahingisha iki? Ko nta suka Imana yari yaremye, nta n'isuka tubona Imana yamuhaye. Ubundi Imana yari imubwiye ngo agende ahingisha iki? Ikindi kintu yaramubwiye ngo ayirinde. Ikindi kibazo nibaza, ko yari imubwiye ngo agende arinde iyi ngobyi, yari kuyirinda iki? Wibuka ko mu ngobyi ari we wenyine wari urimo ndetse n'inyamaswa. Bibiliya igaragaza neza muri iki gitabo dusomye cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 19 ko Imana yaremye inyamaswa n'ibikoko n'inyoni n'ibisiga n'ibikururinda hasi, ngo yarangiza ikabizanira Adamu ngo ikamuha ububasha bwo kubyita amazina, ngo Imana ikagireba uburyo uyu muntu yita izi nyamaswa, kandi ngo izina yise igikoko icyo ari cyo cyose iryo ngiryo rikaba izina ryayo. Ibyo ngibyo urabisanga ku murongo wa 19 w'iki gice twasomye. Ariko ndagira ngo mvuge gatoya kuri ano magambo
imana yabwiye adamu ntamenye icyo imana imubwiye, iramubwira ngo ugende uhingire ibirimo nurangiza uyirinde. Tubonye ko mu by'ukuri nta suka yari yarimo, nta n'isuka yari imuhaye yo guhingisha ibiri mu ngobyi, nta bajura bari bariho, kuko adamu niwe muntu wenyine wari ku isi. N'inyamaswa ntizaryanaga. Nagira ngo nkwibutse ko kuryana kw'inyamaswa, kuryana kw'ibikoko byose byatewe n'ingaruka z'icyaha, ariko icyaha kitarakorwa ibintu byose byari mu mahoro. Ariko imana yari ishatse kumubwira iki? Yari kwirinda iki? Yari guhingisha iki? Wowe wumva yari guhingisha iki? Wowe wumva yari kwirinda iki? Nta bajura barimo ngo ayirinde bataza kwiba. Ikindi cya kabiri, imbuto zirimo ngo ajye arya uko ashaka. Yari guhingisha iki kandi yari guhingira iki? Ariko nihuse nagira ngo nkubwire ko imana ikintu yari ishatse kubwira Adamu, Bibiliya ni imvugo y'umwuka kandi ni ijambo ry'Imana. Iyi ni imvugo y'Imana. Imana yari ishatse kubwira Adamu ngo agende yige, namara kwiga, amaze kwiga narangiza yirinde, kuko we niwe wari mu ngobyi kandi afite ubutware bwo gutegeka ibintu byose biri mu ngobyi. Yagombaga kwiga, akiga ibintu bitatu, ngira ngo mvugeho gatoya. Ikintu cya mbere yari kwiga Imana. Yamara kwiga Imana akiyiga ubwe, yarangiza kwiga ubwe akiga n'iki giti Imana imubujije kurya. Ngibyo ibintu bitatu Imana yari imubwiye. Ariko Adamu ntiyigeze amenya icyo Imana imubwiye, ahubwo yigumiye muri uyu murongo wa 19 twasomye, akomeza kwita inyamaswa amazina, akomeza kuba muri uwo munyenga, yibagirwa ijambo Imana yamubwiye ngo ahingire ibiri mu ngobyi kandi ayirinde. Kuko atigeze ahinga rero, cyangwa se atigeze yiga, byageze ku munsi wo guterwa na Satani, ubwo Satani yasangaga Eva. Bibiliya igaragaza neza ko Adamu nta wari uhari. Ese Adamu yari ari? Ahari ngewe ndibaza yuko yari yibereye mu nyamaswa cyangwa se yari ahandi hantu Bibiliya itagaragaza. Ariko kuko Adamu atigeze yiga, atigeze ahinga, yaje gutungurwa, bituma bimuviramo kutarinda. Kwiga cyangwa se guhinga niyo yari isoko yo kwirinda, niyo yari isoko yo kurinda ingobyi. Ariko kuko atize cyangwa se atahinze, byatumye atungurwa, aza gukora icyaha. Mu magambo make ntatinze, ndagira ngo dusenge Imana. Imana iri kuvugana iki nawe muri iri jambo? Imana iri kuvugana iki nanjye muri iri jambo? Tukimara kuremwa, Imana ikimara kuturema, iduha uyu mukoro nk'uwo yahaye Adamu. Uyu mukoro ni umukoro w'ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere Imana iguha, ikibazo cya mbere Imana impa ni icyo kuyiga ubwayo. Ikindi cya kabiri Imana imbwira ni ukwiyiga ubwanjye. Ikindi cya gatatu ni ukwiga icyaha. Hanyuma wakwiga Imana, wakwiga ubwawe, wakwiga icyaha, ngiyi isoko yo kwirinda. Mwene data udukurikiye kuri iyi channel, ndakubwira nanjye nibwira, ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kwiyiga ubwawe, ukwiriye kwiga Imana, kwiga icyaha. Ubukijijwe, ubudakijijwe, ukwiriye kwibaza inkomoko yawe ni iyihe. Ese ubundi kuki uri hano kuri iyi si? Ese ubundi waturutse he? Iherezo ni irihe? Ese Imana ni bwoko ki? Ese icyaha ni iki? Ndagira ngo dusenge tutarambiranye. Ariko muri iki cyigisho ndagira ngo nawe ukomeze kwibaza kuri ibi bibazo. Ubundi ko Imana yari ibwiye Adamu ngo ugende uhingire ibiri mu ngobyi kandi uyirinde, ko nta suka yari imuhaye yari guhingisha iki? Kandi ko yari imubwiye ngo ibiti byose ujye urya uko ushaka, yari kubahingira iki? Ikindi ko yari imubwiye ngo ayirinde, yari kuyirinda iki ko nta bajura bari bahari? Ukomeze kwibaza kuri ibyo bibazo. Ariko unatekereza ko homework Imana iguha, ukwiriye kwiyiga ubwawe. Ubukijijwe cyangwa udakijijwe, ukwiriye kwiga Imana.
uba usenga cyangwa udasenga ukwiriye kumenya icyaha, kwiga icyaha ukakimenya. Ibyo ntubyiga niyo soko yo kwirinda. Burya ku bantu bize, ndagira ngo mumbabarire gatoya ntabwe kuri uru rugero, wenda nk'abantu bize electricity cyangwa se ibijyanye n'amashanyarazi. Buriya utize uburyo ki washobora kwirinda amashanyarazi ngo wige n'ububi bwayo, ntabwo washobora kuyirinda. Twabasha kwirinda kuko ntiwabuze ububi bwayo. Ikindi, turebeye kuri uyu mwana uri gucuranga iyi gitari, iyi gitari utayize ngo ubashe kumenya kuyicuranga, ntiwamenya uburyohe bwayo, ntiwamenya akamaro kayo. Ibyo bigaragaza neza yuko nubwo wayisanga hariya mu muhanda, rimwe na rimwe wanayijugunya ukavuga ngo ndakijyana kimaze iki, kwiki ngiki ntagishoboye kugikoresha, ukaba wagitera umugeni. Ariko uzi iyi gitari byanagutera kuyirinda icyayihungabanya. Ngiki kintu Adamu yari gukora. Iyo aza kuba yariyize akiga Imana, akiga n'iki giti Imana yari imubujije, Satani urya munsi yagendereraga umugore, we ntabwo yari kugwa muri urya mutego, kuko yari kuba yaramenye, byari gutuma abasha kwirinda kiriya. Nuko nawe iga umenye, nuko wirinde utazatungurwa. Ndagushimiye nyir'ubuntu kandi we nyir'imbabazi, ngushimiye kuri aka kanya utugeneye, ngushimiye ko ari wowe duhaye kumva kuri iri jambo ryawe. Bigaragara yuko wabwiye uyu mugaragu wawe ukamubwira ngo umuhaye ububasha ngaho nagende ahingire ibyari biri muri iriya ngobyi kandi ayirinde. Turakwinginze cyane twiyoroheje kugira ngo twebwe abacunguka dukura mu byaha, uduhe kukumenya kandi uduhe n'imbaraga zo kwirinda icyaha. Ariko ndakwinginze cyane isengera n'abatarakumenya kugira ngo ubahe kwisobanukirwa no kugusobanukirwa, nuko bashoboze ubahe umutima wo kuzinuka ikibi, bashoboze kugukurikira. Ndagushimiye ko rero ari wowe uherekesheje umwuka wawe wera ijambo ryawe ngo rikomeze kutubera itabaza kandi ritubera inzira izatugeza iwawe. Bisabye nizeye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen.